abariho mwese mujye mutekereza kutubaha ababyeyi cyagikomeye nta cyiza nabonye nko kuba nicaye numvira mama wambyaye mufasha numvira mama wambyaye mufasha. Nongeye kubasuhuza rero aho muri hirya no hino, nizere ko mumeze neza. Nanjye ndacyari Hagenimana, ndi rugaragara ku rugamba, ndi umuhungu udahunga, ndi intore y'intorano. Ni njyewe rero mugiye kubana muri rino somo. Hari abantu benshi bankurikira bansabye ko nazabigisha indirimbo akabura ntikaboneke, bambwira bati Hagena ko tuyikunda wazatwigishije iyo ndirimbo. Ubwo rero nababwira iki, nimutera agatebe mufate gitari zanyu, hanyuma rwose twige dukomeze duhererekanye ubu buhanga. Okay. Katwongere rimwe. Aya ndabyishe. Ndumva arako ngako. Nari mvuze nti ko ndi mu rugo se. Hakaba hari abakunzi bansabye ko nazabigisha indirimbo akabura ntikaboneke. Ndavuga nti nibyo, ndavuga nti why not ntashobora kubaha tutorial zishoboka kugira ngo dukomeze guhererekanya iyi nganzo y'abasogokuru ndetse n'ubu buhanga bwo gucuranga twakomoye kuri basogokuru. Ubwo rero nababwira iki, reka tuyigeho. Ntago ndi buyigisha yose, ngiye kwigisha introduction yayo. Ubundi next time nzagaruke twige n'ibindi bice byose, noneho tuyigemo indani. Ubu rero uyu munsi hari introduction yayo, niyo tugiye kubanza twige, hanyuma undi munsi nzaze nigisha noneho ese umuntu ayicuranga naririmba ati. Kansabe kameramani agaragaza gitari, hanyuma twigira akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Rero hari introduction rero ngiye kubereka. Gitari birasaba ko ushobora kuba ufite gitari tiyuninze ku buryo buri standard, international standard of guitar tuner. Wowe n'abari nahabaho itiyuninze, biragusaba gukuraho inota ryose, umanureho inota ryose, kuko ngewe ubu nguyu uyu murya mfite D cyangwa se mfite re. Uyu ngewe ni re, mu gihe wenda wowe ari mi. Ubwo rero kugira ngo tuyigane neza, ngewe burankunda yo ndi kwigisha cyangwa se nanjye ndi kwiga, fata indirimbo nkumva aho nyirayo yayicurangiye, hanyuma nkabona gucurangana nawe. Rero aho yayicurangiye ni hano. Ni mu gihe uraba ufite gitari uyiregure, urakoresha zire garage uyiregure,
hanyuma ugere aho uno murya uri buvuge re, uri buvuge re. Nibwo rero uraba uri kumwe nanjye, hanyuma ufate mu ishusho ya sol. Yego, introduction rero yayo itangirira hano. Ndakeka cameraman ari kuhagaragaza, ivuga gutya. Nanone nuza kumva neza urasanga ari uko nguko ivuga. Gakorwa gute rero aka ka introduction kayitangirira? Muhera hano ari utudomo tubiri, aho navuga ko gitari irangirira. Kuri gitari ndumva nari mi, iyi ni mi, niho utangirira kuri utu tudomo tubiri, ukagira gutya. Noneho uru rutoki uru rukurikira uru nirwo utangira hano kuri aka kadomo. Ariko iyo ufite gitari uri no kundeba, ubu uri no kureba ibintu ndi gukora, sinangombwa kujya kubisobanura, kuko iyi ndirimbo n'ubundi kugira ngo uyicurange bisaba kuba n'ubundi usanzwe gucuranga. Rero ibyo ngiye kwigisha ntabwo ari iby'umuntu ugitangira gucuranga, ni iby'umuntu usanzwe uzi gucuranga. Wenda avuga ati iyi ndirimbo akabura ntikaboneke iyo sinzi kuyicuranga, ariko ntabwo waba uri umutangizi ngo nkwigishe gutya. Ibyo ngiye gukora ni iby'abantu basanzwe bacuranga, ahubwo bakunda akabura ntikaboneke. Ni gutya rero, ndahera hano hari utudomo tubiri, hanyuma mpahuze n'aha. Hano hari akadomo kamwe niho ntangiriye. Ako ni kamwe. Twongere rimwe. Aya ndabyishe. Ndumva ari ako ngako. Ndabashimiye rero iryo somo mbashije kubaha. Ni introduction, hari akantu burya kayitangira. Buriya indirimbo iyo utamenya introduction burya nta kintu uzi. Ugomba kumenya introduction kugira ngo nyine uzakurikizeho nini. Ubwo rero mubanze mwige iyo introduction, ubundi vubaha rwose hatarimo n'icyumweru nzagaruka nzanye amanote yose uko wayicuranga unayiririmba byose, noneho mbizanira icyarimwe. Ubwo murabimbwira muri comment, mumbwire se ni iki nakosora, ese niki nazakora next time kugira ngo bigende neza. Kandi nkomeje kubifuriza kumererwa neza aho muri hirya no hino. Ubwo rero ikindi muze kumbwira muri comment icyo nazakora next time kugira ngo dukomeze duhererekanye ubuhanga bwo gucuranga izi ndirimbo. See you later.